perutse guhamagara umuntu w'inshuti yanje nyuze ku rusengero rw'iwabo nsanze harameze ibyatsi mu nzira zigana ku matuwarete mbona n'amabati yarapfumutse ndamuhamagara kandi yari afite amafaranga bite mwanti ni byiza ubahe ati ndi mu isoko ndetse ko nyuze ku rusengero rwanyu ndengasanga ubenda guhirima mu by'ukuri ati bararufunze bampamagaye umushumba wabo mushumba rwa rusengero nta no kurukorera isuku atego ati natumyeho abadiyakoni ngo baze tureme inama ati barabura ati ntumyeho ati barabura ati none ubu nabi ati kandi twari dufite amahigwe akarere kemeye ko niturukora neza ruri muzo zafungurwa bampamagaye wa munyamafaranga ndamubwira nshuti yanje ko mushumba wanyu avuze ngo ari kubashaka mushaka mukareba ukuntu mwubaka inzu y'Imana ko mwayiboneyemo umugisha araseka atariko nshizirugu nawe ati ibyo by'amadini uracyabibamo ati reka amadini yabaye business ati ntangiba mu by'abapasitora ati ko nuguteka umutwe rwose bitamubwira ndi umbabariye wakwibuka ifoto yawe wambaye bodaboda iyo foto urayifite wibutse wakoze ubukwe wabuze fanta ubukwe bw'igikoma kiri mu ndobo igikoma amasaka y'amakoma bakajya badahira abantu igikoma bahereza bambaye imyenda y'imyeru bari mu bukwe ubukwe bw'igikoma akenye none ageza aho yakuye umugisha aravuze ngo amadini ni business ndamubwira ndi nubwo yaba ari business ariko yarakunguye wayungukiyemo kandi ndamubwira ngo iryo jambo Imana izari gusubirisha mugeze habi izakubwira izari kwibutsa ntacyo gukora ufite ahita ambwira ngo urihenze tuvugane urihenze tuvugane urihenze tuvugane pitamubwira ahantu undi ahita abwira madame ati sigara mu kazi mvugane na Nshizirungu arahansanga sanga nanjye mfite magazine yuzuye amasaso y'umwuka mumariraho sharijeri ndamucucuma yanshika njewe ndamubwira ariko sha icyambere kuramo irangamuntu yawe ati siri kubaza ibyangombwa nawe uri umuyobozi ndikuremo ndiyirebeho abageze guca ndireba uko wamera ndisi 2008 batanze amarangamuntu reba iyi misaye kuntu yari yarahombanye mwese mbabwiye ngo buri wese akuremo irangamuntu ye watokesha satani uti putoka satani kuko ayo matama ntiyarahari sha byageze aho nida ikigo gishinzwe irangamuntu polisi y'u Rwanda twebwe ejo bundi ntamba ari kuba muri Kongo kuva Gisenyi kugera mu Ruhengeri bakubazaga irangamuntu ahantu hageze kuri 3 abantu bakoze urugendo murabizi ariko umupolisi yakubazaga irangamuntu akayirebaho yakureba akabona ntibihuye akavuga ati si kumpaye y'umukecuru kandi agahita asanga uti nayifashe narazahaye hagati yaho uyifatiye naho ugeze ubu nta mubyizi w'Imana urimo polisi ibwira nida ngo mudufashe abanyarwanda bongere bifotoze kuko amaranga muntu bafite amafoto bafiteho ntabwo ahuye nuko bahagaze vuga uti harimo umubyizi w'Imana harimo nkunganire y'ijuru mberutse kureba indirimbo ya hano hepfo SGM korari Impanda yaririmbye indirimbo muri iyo ndirimbo yakoze shoot hari abayobozi n'umushumba wanyukarangwa yarahari mwarayibonye namwe sejo bundi iwacu bari kuyiririmba naramurebye umushumba ndi uriya niwe dufite ndavuga ndiceretse ni barapfuye akazuka none se ubu nuriya ariko nsanga ariko mana we biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere nubwo twaba ariko ko mutabyumva ibiba
mwirekereraho bagiye inama yo kutongera kuncurangira ariko bazancurangira iwacu. None se mwe nti muri kubibona ntabyo mureba se? Bavuze bati tureke gucuranga datinda ariko nta kibazo nje mba mfite bafure mu mutima. Icyo nashaka kubabwira biriho byinshi biracyariho ibintu Imana yakoze ntikwiriye kwicuza. Nukuri Imana yakoze imirimo. Ubwo ndi kwanga kubabwira ifoto yanje, ndi kwanga kubabwira ya ntuza, nawe nugera mu rugo urebe ku yawe urasanga biriho byinshi, urasanga biriho. Ubwo ndi kwanga kuvuga ya Sipiriye icecekere kameshomba uzamubaza abakecuru bitwa bamuja ava nawe areka nawe uwo ndamuzi kera uwo ntazi senzi nyine. Ndashaka kubabwira haleluya, Imana ntikicuze kuko yakoze ibirenze ibyo twatekerezaga. Amen. Sinababwiye ukuntu nagiye gukizwa nambaye ipataro 3 kandi zose zifite amadirisha ku kibuno. Ntabwo nabibabwiye, umusatsi waranyereyeho, nambaye igipira cyacitse mu bitugu, mabuja naragiriraga inka yampaye, umwana yararagaho yarasobyeho, barakimusasiye inkari akajya kinyaraho, ariko mbanjuye amata imvura iguye agikura ku gitanda arakimpa ngo ningitwikire mu bitugu, ngishira mu bitugu ndagenda nta yandi mahitamo nari mfite. Ariko Yesu ampamagaye mpaguruka ncambaye nza kwakira Yesu. Ngeze muri ico giterane abandi banga gukizwa ndahaguruka nja gupfukama, pfukamye Imana iramanuka ivugira mu mukecuru sinzabyibagirwa, aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo uyu ahita ntunga gatoko mukecuru, uyu niwe watumye iki giterane kiba. Imana yavuga ngo abaririmbye abateguye igiterane n'abacuranze mwese mbahaye umugisha kuko mwazanye nanje kuza no nashakaga. Ako kanya Imana ikimara kuntunga urutoki, abaririmbyi bari baje gukoresha ico giterane, umumama umwe aba agize amarangamutima menshi ararira, akuramwe igipira yari yambaye bitaga sekama, cyabaga ari igipira gihenze cyaguraga 25,000 muri 2002, agikuramo gihenze kinyambika mu bitugu, akuramo cya gipira nayo nambaye. Undi mumama njugunye training mu mutwe gikote, perezida wakora nako muririmbye umwe abakuyemo inkweto ngo azinyambike, perezida aramubwira ngo wikuramo inkweto turamujana mu isoko tumugurire. Banjana mu isoko bangurira imipira 2 bitaga sorora, murayizi yagiraga abantu imbere, yabaga ifiteho umuntu imbere. Bangurira n'inkweto za DH, bangurira igikapu bitaga kingi cyo bahekaga mu mugongo, bangurira ipataro 2 bitaga viscose, iy'umuhondo n'iy'umukara sinzabyibagirwa. Barambwira ngo ujye uza gusenga, iyo foto n'ubu impora mu maso. Umunsi mwiza nibuka nuwona mwemereyeho. Ndagira ngo twegere umusozo dusenge, ariko nababwiraga kuva muri Egiputa kwa Bisirayeli. Mose arababwira ngo duhaguruke, barahaguruka bageze mu wabo bahatinze ngo bagira ibyifuzo nka bya bindi dusengeye mu kanya. Abone kwa Rubeni n'Abagadi bifuza inka, Imana yumva ibyifuzo byabo, ngo Imana ibwira Mose ngo dore igihe kirageze ugiye gupfa. Turashimira Imana itangaza amatangazo yose, ugiye gusanga basogokuruza, ariko nguhaye umubyizi umwe, tegura igitero mutera abamediyani, mbaki ibintu mbihe abo nshaka kubiha. Ngo batera abamediyani, ngo buri muryango wose utanga ingabo, ngo ziba inzovu imwe n'ibihumbi 2, buri muryango watanze ingabo 1,000. Ngo baratera baranesha, banyaga iminyago bajanye mu mahema. Imana ibwira Mose ngo ninjura tegeko uragabira abantu iminyago kurikije ibyifuzo byabo. Iby'amafeza n'amazahabu nabiretse, abo yabihaye murabasoma mugeze mu rugo. Kamvuge kunga, ngwegeze kunga aravuga ngo bene Gadi na bene Rubeni bamaze iminsi basaba amata kandi nabemereye inka, mubahinga. Ngo barabahamagara ngo muje gufata inka, gira inka hereye kera. Ngo baragenda bafata inka, inka zabo zirabyibuha babona urwuri,
ngo zirabyibuha zirabyara amataba menshi, bakora ikaragiro, bakora foromaje, bakora ibivuguto, bakora inshushu kuri dayari. Ubundi ngo banywa amata barabyibuha, amata maramera n'amata yaraza. Abagabo bazana ibikano, abamama baragenda baranoga, ariko kuko bari bakiri mu butayu bakoraga amateraniro yo kwiga amasomo abiri, kwiga amategeko y'Imana n'amateka yayo. Ngo mu gihe bavuze ngo urubyiruko ruzasenga, ruzaza mu materaniro, abo kwa Gadi bakabura, nabo kwa Rubeni ntibaza. Umunsi umwe ngo bahura na Mose, akabwira ati ye mukobwa uri wo kwanda, ati ndi wo kwa Gadi. Ko wabuze mu giterane cy'urubyiruko, ati nari nabanjuye amata. Yahura n'umudamu, bite madame, ni byiza, uri wo kwanda, ati ndi wo kwa Rubeni. Kutaje mu masengesho y'abadamu, aravuga ati twebwe turi mushira hamwe ry'aborozi. Weho wa mugabo we, kutaje mu teraniro ry'abagabo bari kwiga uko tuzahindura igisenge cy'urusengero. Aravuga ati sinari mpari, twari turi kubaka uruganda rw'amata. Mose aravuga ati impamvu zibaye nyinshi, iby'Imana yakoze bibabereye impamvu yo kubatesha umurimo w'Imana. Imana irabitegereza, aravuga ngo niba ari aha bigeze, bwira abantu bakora amahamba tubambutse Yorodani bataragwa ino bose. Ngo Mose abwira umuntu ati banyuremo babwira bambuke. Bibiliya iravuga ngo uwo muntu abanyuzemo aravuga ati mukora amahamba n'ukwambuka Yorodani. Ngo aborozi barababara, abatunzi bene Gadi na bene Rubeni. Uwa mbere agahura n'undi ati iryo tangazo waryumvisha, ati rirancegeje, ati nawe waryumvisha, ati njyewe nibagiye gushira ibiti mu matwi. Bati tubikore hiki, bati duhure. Barahuye aba Rubeni n'aba Gadi, bati none tutanguye mwanzuro. Undi ati njyewe sinakwambuka inka yanjye yabyaye ejo. Undi ati nanjye yanjye guhaka. Undi ati n'uruganda twujuje ntabwo imashini twazambutsa Yorodani. Urumva imishinga yabo, bashaka kuvuga ko batayijana. Ndagira ngo ngutangarize ko imishinga yawe ntizakubuze kuja mu ijuru. Uzabisige, ibyo uzabona mu ijuru bisumba ibyo uzabusize na. Umuntu umwe ngo yigeze gusaba ku muryango w'isoko, arasaba abona saa sita zigiye kugera batari bagwiza avuyemo ipura y'ibiryo. Aravuga ati hano nta bari kumpa, reka nje kuri beka, kuri banki. Ategera ku muryango wa banki, ngo abona umukiriya araje aparitse imodoka, aragenda arotira amafaranga bambara mu mashini bamuhereza, ashira muri envelope, akubita muri envelope. Uwo muntu uri gusaba yari yaramugaye, ahagarara hagati y'imodoka y'umukire naho umukiriya araturuka. Umukiriya asohotse banki, undi araza ati nsayidira boss, ati nyongerera ibi biceri ndebe ko havamo ipura ya saa sita. Umukiriya aramureba ati mva shakare, ati amafaranga yo ngaya rwose, ati izi miliyoni ubona, ati ariko ukurikije ibibazo mfite, ati nibyo biceri ufite wabimba. Ariko bare Karema riruka pe, ati niba ari uko isi imeze, niba ari uko isi imeze Yesu naza tujana. Ariko uhura n'umukire wamubwira yo ufite ngo ayongere, ahubwo akakubwira atayobo yambaye. Nkurikije umubare w'amakamyo natumye. Mujye muhura na Yesu mwuka byara, mujye muhura na Yesu. Yesu ni utakubwira ibibazo afite. Ubwo se uravuze ngo ndabeshe? Abo bigisha b'ibinyoma bazakubitwa, ngo abantu bazabakubita bavuga ngo iyo mutubwiza ukuri tuba tutagiye mu ijuru. Ariko ngo nabo bazabishikuza bavuga ngo mumbabarire ngo nje sinari kubabwiza ukuri, ngo nari ngufite, ngo iyo mvuga ukuri sinje mba ntagiye. Nabo bazasigara, bazakubita abashumba bababwira ngo ko mutigeze muducaha, ko twakoraga ibibi mukatwihorera. Bashumba mukome uruswa, mukome n'ingasire, mubwiza abantu kuri mutazasigara, bagasigara bari kubakubita. Dore ngaba ndabibabwiye, nje nshize irungu, nzapfa mvuga. Narababwiye ngo iduka ryanje nakanwa, kandi mba mbabwiza ukuri. Abashumba batigeze babwiza abantu kuri
bazakubitwa bazakubitwa nabo batabwije ukuri. Kabona umuntu arifata nabi ureba umuntu agasenga yasinze ngo byihorere ngo urukungu rukurane n'amasaka. Hari uwavuze ati keretse ntarubonye aravuga ati narurandura hazasigara nitaba urukiko. Ngwiki bene data abacuranze namwe umunsi mwacuranze njya numva impanda ivuze mbona isi iratigita abantu bagira ubwoba babuze aho bisha. Tega amatwi ngo numva ibyo numva induru zira batiye baba iyo mbimenya nkiya batiye baba iyo mbimenya bamwe batitwihishe dushaka aho twihishe dore yamana bavugana dore duhanze amaso bamwe bati twihishe dushaka aho dore yamana yabarokore dore duhanze amaso. Tega amatwi ngo numve induru batiye baba iyo mbona bera baza mu rwa bavanywe muri iyi si bagendaga bariri mugire ibiganza gusha bafite umunezero bagendaga bari abera bafite abaturabeho wasiwe baturabeho